Ndabaramukije cyane, amahoro y'Imana abane namwe kandi Uwiteka abishimire. Umwami Imana adukomezanye kandi abakomeze ababere byose muri byose. Nk'uko bisanzwe nge ndi Hakizimana Seti. Muri aka kanya twongeye gushima Imana. Muri aka kanya twongeye kunezererwa Imana. Muri aka kanya twongeye kuza imbere y'Imana dufite amashimwe akomeye cyane, kubera ko Imana ntabwo ijya ibura uko ibigenza, kandi Imana burya ni umukozi w'umuhanga. Rero mureke namwe mumfashe dushimire Imana muri byose, kuko Imana ntacyo idakora mu buzima bwacu. Imana ntacyo iba itakoze mu mibereho yacu. No kuba aka kanya tugihumeka ni kubw'ubuntu bw'Imana. Kuba aka kanya tukiriho ni kubw'urukundo rw'Imana. Rero nagira ngo mumfashe dushimire Imana, tuyishimire kubw'urukundo rwayo, tuyishimire kubw'ubuntu bwayo, tuyishimire ndetse no kubw'imbabazi zayo. Rero reka nanabifurize gukomera kandi nanabifurize no gukomeza kugubwa neza mu mutima. Muri aka kanya tugiye kwigira hamwe cyangwa se tugiye kurebera hamwe amagambo nahaye umutwe uvuga ngo muhumure byose bizashira. Haleluya. Muhumure byose bizagenza gute? Bizashira. Mukomere amakuba azashira. Mukomere ibyago bizashira. Mukomere kuburana bizashira. Mukomere kuburara, guhangayika, gupfusha, gutandukana biba hano muri iyi si. Muhumure kuko byose bizagenza gute? Bizashira. Niyo magambo tugiye kuganirira hamwe, niyo magambo tugiye twese muri aka kanya kuza gusuzumira hamwe, tureba uburyo ki byose bizagenza gute? Bizashira. Rero mbahaye ikaze kuri uyu murongo w'ivugabutumwa mugari, umurongo wagubwa neza mu mutima. Insanganyamatsiko yacu kuri uyu murongo wagubwa neza mu mutima iravuga ngo twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa kugira ngo turusheho gutebutsa cyangwa se kubangutsa ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Hari abantu benshi bajya babigiraho ikibazo bakavuga bati mbese ni gute twakwihutisha cyangwa se twatebutsa kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Ariko icyo tubona cyo, kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo ni ihame, kandi ni ihame rigenje gute? Ridakuka. Rero igituma uyu mwami wacu Yesu Kristo atinda nk'uko tubibona, tugakomeza kwinuba ndetse no kwivovota, Yesu Kristo atindijwe nawe, kandi Yesu Kristo atindijwe nanjye. Niyo mpamvu rero twe dufite insanganyamatsiko igira iti twese hamwe mu murimo w'ivugabutumwa, bityo turusheho gutuma umwami wacu Yesu Kristo agenza gute? Atebuka. Kuko ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo ntabwo Uwiteka Imana itinze isezerano, ngo ahubwo Imana itwihanganira, ngo kuko itifuza ko hari n'umwe wagenza gute? Warimbuka. Mureke twicishije bugufi, dusabe imbaraga zo kubasha kuza gutega amatwi iki cyigisho. Ndetse nanjye ugiye kukibagezaho, nkwiriye kubanza gusenga, nkwiriye kubanza gusaba imbaraga z'ijuru, nkwiriye kubanza gusaba urukundo rw'ijuru, nkwiriye kubanza gusaba ubuntu bw'ijuru, kugira ngo buze bumbeho, noneho ibyo ngiye kuvuga ntabe ari njye, ahubwo izina ry'Imana rigenze gute? Rihabwe icyubahiro. Kandi namwe mugiye gukurikirana iki cyigisho ntabe ari mwe, ahubwo izina ry'Imana rigenze gute? Rihabwe icyubahiro. Mureke rero twicishije bugufi mu mitima yacu, twubahe Imana, tugenje gute? Dusenge. Data wa twese udukunda, utuye mu bwami bwo mu ijuru, twongeye kugushima. Twongeye kugushimira ubuntu bwawe ndetse n'urukundo rwawe. Twongeye kugushimira ineza yawe ndetse n'imbabazi zawe. Turi muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, kandi mwami Imana turi abanyabyaha. Turareba tugacumura, twatekereza tugacumura. Data, tuje imbere yawe kugira ngo utweze, utuboneze kandi udutunganye. Ikiruta byose mwami Imana, ubwo uzagaruka
ntituzakorwe n'isoni, ahubwo tuzishimire kugusanganira. Nsabiye umugisha Mwami Imana abantu bose bateze amatwi iki cyigisho, ari ababyeyi, abagabo ndetse n'abagore, ari urubyiruko, abasore ndetse n'inkumi, ari abana batoya bose. Mwami Imana, abazagira umugisha cyangwa se amahirwe yo kumva iri jambo, Mwami Imana ubegere, ubasange kandi ubagirire neza, ukome ku mitima yabo. Uwiteka ubereke ko ari wowe Mana. Ngewe ugiye gutanga iki cyigisho cyangwa se ngewe ugiye gutambutsa iri jambo, Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo nkubere igikoresho, wowe wivugire ahubwo ngembe indangururamajwi, bityo Mwami Imana ubutumwa bwawe bwiza nk'uko ijambo ryawe ribivuga, reka tube ari bwo butumwa twogeza, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo kuko ubutumwa bwiza bwawe bw'ubwami ngo igihe buzaba uri kwigishwa mu isi yose, ngo bukaba ubuhamya bugahamiriza amahanga yose, ngo icyo gihe nibwo uzahera ko ukagenza gute, ukaza. Ndakwinginze rero Mwami Imana udufungurire imitima, udufungurire amaso, udufungurire intekerezo, reka ibi byose bibe ku bwawe. Kandi Mwami Imana ufashe imfubyi n'abapfakazi, ufashe indushyi n'abandi badafite uko bigira, hari abakire, hari abakene, hari abaswa ndetse hari n'abanyabwenge. Mwami Imana abo bose turabakweretse, tukweretse abari mu nzu z'imbohe. Mubyeyi ugire uko ubagenzereza, mubyeyi mwiza, byose biri mu biganza byawe. Turasabye ngo ubwami bwawe buze hano kuri iyi si, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Kandi Uwiteka ibidukwiye biduhe n'abakwambaza mu izina rya Yesu, amen. Murakoze rero, twari tubanje kwiragiza ndetse no gusaba imbaraga z'ijuru, kubera ko tugendera ku magambo y'ibyanditswe. Umugaragu w'Imana Pawulo ati, nshobozwa byose na Yesu Kristo ugenza gute, umpa imbaraga. Atari ku bwa Yesu nta kigenza gute, nta gishoboka. Atari ku bwa Mwuka Wera nta kigenza gute, nta gishoboka. Rero muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe amagambo nahaye umutwe uvuga ngo muhumure kuko byose bizagenza gute, bizashira. Haleluya. Ikintu kikwereka ko hano kuri iyi si nta kintu kiri perimana, cyangwa se ikintu kikwereka ko hano kuri iyi si nta kintu kiri permanent, nuko iyo usomye ibyanditswe byera nk'uko biri, rugikubita ku ikubitiro mu Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo waho wa 2, hari amagambo akomeye cyane avuga ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntuzahora uruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'iki, b'umubiri. Ngo kandi kurama kw'aba bantu cyangwa se iminsi y'aba bantu izaba imyaka 120. Iri ni ijambo ry'Uwiteka dutangiranye naryo, riboneka mu Itangiriro igice cyaho cya 6 umurongo waho wa kangahe, wa 2. Ndagira ngo mbereke ko nta kintu n'iki na kimwe kiri perimana, nta kintu n'iki na kimwe kiri permanent. Mu Itangiriro igice cya 6 umurongo waho wa 2 ngo Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntabwo uzahora uruhanya n'iki, n'abantu, ngo kuko ari abantu b'iki, b'umubiri. Ngo kandi ukubaho kwabo cyangwa se ukurama kwabo ngo kuzaba imyaka 120. Bavandimwe bene data, reka mbabwize ukuri, nta kintu kiri permanent, nta kintu kiri perimana. Niyo mpamvu udakwiye gucika intege, niyo mpamvu udakwiye kwiheba, niyo mpamvu udakwiye kugurisha Imana yawe bitewe na situation ugenje gute urimo. Nta kintu n'iki na kimwe kiri perimana, nta kintu n'iki na kimwe kizahoraho, nta kintu n'iki na kimwe kitazagenza gute, kitazahanguka. Ijambo riravuga ngo nta kiriho n'iki na kimwe kitagenza gute, kitamwerekana. Ngo izuba n'ukwezi bisimburanira kwerekana umwami wacu Yesu. Ariko ndagira mbabwize ukuri, mwihangayika,
mwibuzwa amahoro n'ibihe murimo, mwibuzwa amahoro n'ibibazo mufite, mwibuzwa amahoro n'ingorane mufite, mwibuzwa amahoro n'uburwayi mufite, mwibuzwa amahoro n'urushako rubagoye, mwibuzwa amahoro n'urubyaro rubagoye, kuko ibintu byose biri hano kuri iyi si byose ni iby'igihe gito. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo ubu ni igihe gito ngifite iki, ngo agahinda, ngo kandi ngo ni ukuri, ngo uyu mubabaro n'aka gahinda bizagenza gute, bizashira. Arongera aravuga ngo ubu agahinda ntacyo kakigenje gute, ntacyo kakintwaye, ubu ni igihe. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira mbabwize ukuri ko nta kintu n'iki na kimwe muri iyi si yacu, nta kintu n'iki na kimwe mu mibereho yacu kiri pamanenti. Bakwirukanye ku kazi ariko menya ko ubushomeri atari pamanenti. Bakwangaje mu kazi baguhaye kontara ariko menya ko kontara atari pamanenti. Wabyaye uyu munsi umwana uri kumuterura, umwana uri kumukikira, umwana uri kumwonsa, ariko menya ko uwo mwana atari pamanenti. Wabonye umukunzi ari kukubwira utugambo twiza, uyu munsi bimeze neza, murishimye muranezerewe, ariko menya ko ibyo atari pamanenti. Uyu munsi ubuzima burakugoye, amavuta ntayo, ibyo kurya ntabyo, amafaranga y'ishuri ntayo, ibibazo ni byinshi, ubukode bw'inzu ntabwo, ariko zirikana ko uyu munsi wa none nubwo utabasha kwishyura inzu, ntubashe kubona minerivare, ntubashe kubona amavuta, ntubashe kubona ibyo kurya ku gihe, menya ko ibyo byose atari pamanenti. Nta kintu n'iki na kimwe kizahoraho. Ntabwo uzahora mu bukode, humura. Ntabwo uziga ngo we kureka kurangiza, uziga igihe nikigera urangize. Rero wihangayikishwa n'ibintu by'igihe gito, wihangayikishwa n'ibibazo by'igihe gito. Egera umwami Yesu Kristo umubwire uti mbese ko bimeze gutya nkora iki, ko mbona byanze bigende gute. Nta kintu kiri pamanenti. Ikintu kiri pamanenti hano ni ikintu kimwe cyonyine. Uyu munsi wa none nabajije abana ndababwira nimumbwire ikintu kimwe kiri kiri pamanenti uretse Imana. Nimukimbwira hari icyo nari nashyizeho, ndababwira nimumbwire ikintu kimwe kiri cyangwa se kiri pamanenti cyangwa se kizahoraho kitazigera kivaho atari Imana, icyo kintu nimukimbwira ndagenza gute? Ndabahemba. Nabahaye iminota 30 yo gutekereza ku kintu kiri ku kintu kiri pamanenti, ku kintu kitazavaho, ku kintu kitazashira. Ariko ndagira mbabwize ukuri ko bari abana 4 nta numwe wigeze ama igisubizo. Ibiturushya byose, ibitugora byose, ibyo twishimira byose, ibyo byose ntabwo biri perimana. Ariko dufite ikintu kimwe kiri dufite ikintu kimwe kitazahanguka, dufite ikintu kimwe kitazigera kivaho. Ariko ndagira mbabwize ukuri ko ibintu byose tubona hano kuri isi bizagenza gute? Bizavaho bishireho, bizavaho bikurweho. Ijambo ry'Uwiteka ndarisoma rirambwira mu Byahishuwe igice cyaho cya 21 ku murongo waho wa mbere. Abantu benshi iri jambo murarizi. Iri jambo riravuga ngo nuko mbona ijuru rishya ndetse n'isi nshya, ngo kuko ijuru rya mbere ndetse n'isi ya mbere ngo bitari bikigenje gute, bitari bikiriho, ngo ndetse n'inyanja ntabwo ari ikigenje ite, n'inyanja ntabwo yari ikiri, n'inyanja yari ikiriho. Ntabwo n'inyanja yari ikiriho, ijuru ntiryariho, isi ntiyariho, ngo nuko mbona ijuru rishya ndongera mbona n'isi nshya, ngo kuko ijuru rya mbere ndetse n'isi ya mbere byari bitakigenje gute, byari bitakiriho, n'inyanja ntiyari ikigenje gute, ntiyari ikiriho. Bantu b'Imana, n'ijuru ntabwo ari pamanenti. Bantu b'Imana, iyi si tureba yadutwaye uruhu n'uruhande ntabwo ari pamanenti, ntabwo ari perimana. Ijambo ry'Uwiteka ryatubwiye yuko
mwuka w'Imana ntabwo azahora aruhanya n'iki n'abantu, na Holy Spirit na mwuka wera ntabwo ari perimana ku muntu, ntabwo ari perimana ku muntu. Beauty, ubwiza, uburanga ntabwo ari perimana ku muntu. Uyu munsi uri mwiza, barakuvuga, baragutaka, uteye neza, ufite amataye meza, ufite skin nziza, ugaragara neza mu maso, uri umuntu abantu bishimiye. Ariko ndagira nkubwize ukuri ko uburanga n'ihoho n'itoto n'amaribori n'agatuza n'ibigango n'amatako, ibyo ntabwo ari perimana. Urupfu ruzaza, ibyo byose bizibagirana. Ariko dufite ikintu kiri perimana. Iki kintu ndaza kuza kukibabwira ku musozo. Ikintu kiri perimana. Uyu munsi wa none hari abana b'abasore, kubera situation, kubera ubukene, kubera ibibazo, kubera kubura amafaranga, kubera kubura akazi, kubera kwirukanwa mu mashuri, bahita bagira akabazo k'amastress, bagastressinga ubuzima bwabo, bagatangira kwirundumurira mu bikorwa by'urukozasoni. Bamwe bakirundumurira mu magroupe y'abicanyi, abandi bakirundumurira mu magroupe y'abagambanyi, abandi bakirundumurira mu magroupe y'abacuruza ibiyobyabwenge, bagacuruza ibiyobyabwenge kubera situation. Kibazo ufite ugifite nonaha, ariko menya ko atari permanent. Ibisubizo ufite ubifite nonaha, ariko menya ko ibyo bisubizo atari perimana. Akazi ufite ugafite nonaha, ariko menya ko ako kazi atari permanent. Business ufite ubu nonaha, ariko ibuka ko ibyo atari perimana. Abantu urabafite nibyo, ariko si perimana. Umugore uramufite, si perimana. Umugabo uramufite, si perimana, ntago ari permanent. That's why ndi kubabwira ngo mwihangayikishwa n'ibyo mudafite, mwihangayikishwa n'ibyo mubona bigoye, mwihangayikishwa n'ibyo mubona bibaruhije, mwihangayikishwa n'ibyo mubona bibavuna, mwihangayikishwa n'ibitutsi babatuka, mwihangayikishwa n'urwango babanga, kuko ibyo byose ntabwo ari perimana. Hano kuri iyi si twaranyazwe. Hano kuri iyi si nta kintu dufite, nibyo twibwira ko dufite, ngo ibyo ngibyo byose ngo n'iby'agahwayihwayi. Iga kuba hambo, iga guca bugufi, iga kwiyoroshya, iga kwihangana, iga gukomera, kubera ko ibi bibazo ufite uyu munsi wa none ntabwo ari perimana, kubera ko ibisubizo ufite uyu munsi wa none ntabwo ari perimana. Noneho umubabaro ntacyo untwaye, n'igihe gito. Uko umubabaro waba umeze n'igihe gito. Bushomera uko bwaba bungana kose n'igihe gito. Uburibwe uko bwaba bungana kose n'igihe gito. Umunezero uko waba ungana kose n'igihe gito. Amahoro uko yaba angana kose n'ay'igihe gito. Umubwiriza yarabisobanuye, arabisesengura, umubwiriza arabivuga, umubwiriza bivuga neza cyane. Arangije aravuga ati, aba bantu bahinga bagira igihe cyo kugenza gute? Cyo gusarura. Aravuga ati, aba bantu babyara bagira igihe cyo gushyingura. Aba bantu bashyingira bajya bagira igihe cyo gutandukana. Umubwiriza arabivuga, aravuga ngo buri kintu cyose kiri hano kuri iyi si ubasha kubonesha amaso yawe, n'icyo utabasha gukuruza ubwonko bwawe, gifite igihe cyacyo hehe? Hano kuri iyi si. Ubu ufite igihe cyawe hano kuri iyi si. Ibyo uri gukora ni igihe cyabyo, bikore neza, kuko hari igihe kizagera ntugenzute, ntiwongere kubikora. Habaho igihe cyo kunguka no guhomba. Nta kintu n'iki na kimwe kiri perimana, nta kintu n'iki na kimwe kiri permanent. Ubu dufite abana b'abakobwa babaye indaya. Ubu dufite abana b'abakobwa bicuruza kubera ko babuze makeup. Dufite abana b'abakobwa bicuruza kubera ko babuze amavuta. Dufite abana b'abakobwa bicuruza kubera ko babuze amafaranga yabagurira smartphone. Bakajya mu buraya kubera akabazo gato. Bakajya mu buraya kubera ibintu biri aho biri permanent.
situation ishobora gutuma wowe uboneka nk'umuntu udafite vision, udafite icyerekezo. Ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko ntabwo ukwiye kujya mu buraya kubera ikibazo. Icyo kibazo kirahari none aho uyu munota, ariko nyuma y'uyu munota hari igisubizo cy'icyo kibazo. Nta kintu n'iki na kimwe kiri perimana. Ukajya mu buraya, ukajya mu businzi, ukajya mu busambanyi, ukajya mu kuroga, ukajya mu kugambana, ukajya gucuruza ibiyobyabwenge, ukajya mu bwicanyi kubera situation. Ariko situation yari yo yose ntabwo ari permanent. Ubupfubyi ntabwo ari permanent. Ubupfakazi ntabwo ari permanent. Mbabwize iki? Mbabwire gute? Wita valeur, wita agaciro kawe, wita value kubera ibintu biri temporary. Everything here is temporary. Akazi kari temporary, amafaranga ufite ari temporary, inzu wubatse iri temporary, umugore wimariye ni temporary, urubyaro ufite ni temporary. Nothing is permanent. That's why ntabwo mukwiye kugira stress kubera ko ibi byose dufite ni iby'igihe gito. Bantu benshi company cyangwa se business ya maure ntabwo ishobora kujya imbere. Business y'uburaya ntabwo ishobora kujya imbere. Ntabwo ishobora kujya imbere. Gusambana no gukora prostitution ntabwo bishobora kujya imbere. Abantu bajya mu buraya ubona bari fresh, bameze neza, basa neza, bakeye, ariko nyuma y'iminsi mike cyane mu buraya umuntu arahinduka. Umuntu ajya mu buraya yari afite itoto, akagenda bakamukubita amafaranga, akagura KFC, akagura pizza, akagura McDonald's, akagura, agashyira mu nda, akisiga, agashyira mu nda, akimakiya, agashyira mu nda, umubiri akawumeza neza. Ariko mu gihe gito business ya maule, company ya maule ntabwo ijya imbere. Ushaka mureke ibintu by'uburaya. Hari ikintu njya ngo ndakubwira urubyiruko, abasore n'inkumi, ndagira mbabwize ukuri ko ikintu cya prostitution, ikintu cy'uburaya, ikintu cy'ubusambanyi ntabwo kirimo business ikomeza. Nta business mu buraya ibaho. Nta business mu gucuruza ibiyobyabwenge ibaho. Uragenda ugakora prostitution, ugatanga sex, ugatanga body, ukiyofaringa ku giti cyawe, ugasa neza, ukarabagirana mu minsi mike cyane, mu yindi minsi ugahinduka icyangwe. Sinzi nimba muzi icyangwe cyangwa se ikintu cyitwa icyangwe. Ubundi kirera kera ku biti birandaranda. Icyangwe iyo uri kukibona kikiri igitumbwe cyangwa se kikiri gitonomwe, ushobora kukikangamo nka za kokombre. Icyangwe kijya kumera nka kokombre, ariko uko icyangwe kigenda gikura kigenda gihindura ibara. Icyangwe uko kigenda gikura kigenda gihindura isura. Nyamara icyangwe iyo kikirabya ku giti cyacyo, icyangwe kiba gitoshye, ari igitonomwe, gisa neza, kimeze neza, gishishe, gisa neza, ari icyatsi kibisi. Ariko uko icyangwe kigenda gikura, kigenda gihindura isura, kigenda gihinduka ukundi. Iyo icyangwe kigeze ku gihe cyo gusarurwa, cya cyatsi kibisi gihinduka umuhondo cyangwa kigahinduka kake. Muzababona abana b'abakobwa bagitangira umwuga w'uburaya. Muzababona abana b'abakobwa bagitangira ibintu bya prostitution. Muzababona abana b'abakobwa bagitangira kwicuruza ku munsi wa mbere, ku cyumweru cya mbere, ku kwezi kwa mbere, ku kwezi kwa kabiri. Birahinduka. Umwana wari wo mu cyaro utazi amavuta atangira kuyagura. Umwana wari wo mu cyaro utazi amavuta atangira kugura n'agafone, akagura ka smartphone kagezweho, akagura agafone k'ubwenge, akagura agafone k'iki gihe,
ari uwo mu cyaro iyo ngiyo mu byatsi, mu dusaka. Umwana w'umukobwa cyangwa se umuntu uwo ari we wese, yaba n'umusore winjiye mu bintu by'uburaya, mu minsi ya mbere impinduka ziragaragara, ku mubiri ukabibona ko byahindutse, agasura kakaza, baba bakimwitayeho, bakamukorakora, bakamukuzakuza, amabere akazamuka, nyuma amabere akagwa. Iyo utangiye uburaya uri umwana w'umukobwa cyangwa se iyo utangiye uburaya uri umwana w'umusore, mu minsi ya mbere biragaragara, amafuresheri aba ari kumeneka, uba ufite itoto, ariko ibyo bikuganisha aho iminsi iganisha iki? Icyangwe. Ku basore ndetse no ku bakobwa, uburaya bubaganisha aho iminsi iganisha iki? Icyangwe. Abantu mutazi icyangwe mukwiye kumenya icyangwe. Icyangwe uko gikura niko gita itoto. Uko umukobwa atinda mu buraya niko ata itoto. Uko umusore atinda mu bupfubuzi niko ata itoto. Noneho umuntu wabonaga ari akayobe agatangira agasa n'amadowadowa. Umuntu wabonaga ari akayobe agatangira kuzana amabara nk'ay'imikororo. Bantu b'Imana, reka mbabwize ukuri, Satani ngo uramukorera ukagira ngo azagenza gute? Azaguhemba. Satani uramukorera ukagira ngo azagushima, nyamara ngo iyo agiye guhembana nabi agukoza isoni. Wijya mu buraya kubera situwasiyo, wijya mu bupfubuzi kubera situwasiyo. Nta kintu n'iki na kimwe kiri pamaneti. N'uburaya uri kujyamo ntabwo buri pamaneti. N'urumogi uri kujya gucuruza bazarugutsindiramo ntabwo ruri pamaneti. Ibyo biyobyabwenge, ibyo biyayurabwenge byose uri kwinjiramo ushakishirizamo imibereho ntabwo uzabirambamo. Bantu b'Imana, mwigurisha Imana, mwigurisha Yesu Kristo ngo mumusubize ku musaraba. Icyo Yuda yakoze ni ukugurisha Yesu Kristo. Iyo dukoze ibyaha tuba tugurishije Yesu Kristo, kuko icyatumye abambwa agashyirwa ku musaraba ukojeje isoni, ku musaraba mubi wabambirwagaho abagome, wabambirwagaho abantu badafite umuco, wabambirwagaho abantu b'ibivumwe. Icyatumye ajya kuri uyu musaraba ukojeje isoni ni ibyaha. Uko dukora ibyaha niko dusubiza Yesu ku musaraba. Uko dukora ibyaha niko turushaho kugambanira Yesu. Uko dukora ibyaha niko turushaho kugurisha Yesu. Wigurisha Yesu kubera ko wabuze amavuta. Wigurisha Yesu kubera ko bakwirukanye ku kazi. Wigurisha Yesu kubera ko ushaka airtime. Wigurisha Yesu kubera ko bagusohoye mu nzu ngo uhite ujya kubindaya. No, ntabwo bikwiye. Abantu benshi bajya bakunda kumbaza ngo ariko ngo upfe iki n'uburaya? Ariko kubera iki ibyigisho byawe bya buri munsi nta cyigisho n'iki na kimwe ukora ngo ukirangize udashyizemwo uburaya? Ni ukubera iki? Impamvu mvuga ibi bintu siri tukurubyiruko mumenye ikibi cy'uburaya. Nasomye ijambo rirambwira ngo ntabwo turi abacu twebwe ubwacu ngo tugenze gute? Twigenge. Ngo kandi iyi mibiri yacu ngo ni insengero za Yesu Kristo, ni insengero z'Imana. Uburaya nibwo buzagenza gute? Nibwo buzarangiza isi. Prostitution, uburaya nicyo kintu kizakora kuri iyi si. Uburaya nicyo kintu kizakora kuri mwene muntu. Umugabo agasiga umugore mwiza akajya mu buraya, umwana akaba akivuka agishakisha mu bwenge, agishakisha mu bwonko, akaba kubisa umwana wundi inda. Ibyo byose ni uburaya. Ibyo nibyo bizarangiza isi. Bantu b'Imana, uburaya, ubusambanyi nibwo buzarangiza isi. Niyo mpamvu tuba tugomba kubivuga ibi bintu bigacika. Ibi bintu ntabwo ari ibintu tugomba kugenza gute? Guceceka cyangwa ngo tugenze gute? Tubijenjekere. Uburaya ku muhanda bureze, ku manywa y'ihangu, mu bihuru ku mugaragara abantu barabikora. Uburaya, ubusambanyi. Ijambo ry'Uwiteka riti byose murabikora
Imana ikabihorera ngo mukagira ngo ihwanye namwe, ngo kandi byose turabikora, ngo ariko byose siko bidufitiye iki umumaro. Uburaya, ijambo ry'Uwiteka riti wakwica, wakwiba, waroga, watukana, wagambana, ngo ibyo byose bibera inyuma y'iki y'umubiri, ngo ariko ngo uburaya, ubusambanyi bubera hehe? Mu mubiri imbere. Bantu b'Imana, nicyo ngicyo gituma mpora mvuga ku buraya. Sex niyo izagenza gute? Niyo izarangiza isi. Ibi bintu nubwo muba mwanga kubivuga, ibi bintu mukanga ko tubivugaho, ikintu kiri gutuma divorce ziba ni iki? Ikintu giteje divorce ni iki? Ni kubijyanye n'amabanga y'abashakanye. Ntabwo bari kubasha kugenza gute kumvikana. Buri umwe yakuze ukwe n'undi akurukwe. Bagera rero kubijyanye n'amabanga y'abashakanye, uw'umunyantege nke nyine ubwo ntabashe kubikora nk'uko bikwiye. Ikintu kiri gutuma aya divorce aba ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ni amikoro, ikintu cya kabiri ni ikibazo kijyanye hagati, cyangwa se ni ikibazo kiri hagati y'ibyo twita amabanga y'abagenje gute y'abashakanye. Ibyo ngibyo ntabwo ari uburaya. Ibyo ngibyo ntabwo ndi kubivuga nk'uburaya, ariko mwumva aho ndi kuganisha. Ntabwo abantu bakibasha kwihangana. Ndagira ngo ubwize ukuri ko niba uyu munsi wa none umutware wawe adashobora kuzana ibyo kurya ku meza, ibyo ntabwo ari ibintu biri permanent, ni ibintu biri temporary. Birashoboka ko uyu mwaka mwawunyuramo mugowe, birashoboka ko uyu mwaka mwawunyuramo mustragoringa, birashoboka ko uyu mwaka waba ari ibibazo, birashoboka ko uyu mwaka waba ari uw'inzara, birashoboka ko uyu mwaka waba ari uw'ingorane, ariko ndagira ngo ubwize ukuri ko ikintu ukwiye ni ukwihangana, ukihanganira urugo rwawe mu bibazo byarwo. Ntabwo ari perimana. Kuba umugabo wawe atari kubona ibyo kurya ngo azane ahe abana, sperimana. Kuba uyu munsi wa none amashuri y'abana atishyuwe, sperimana. Kuba uyu munsi wa none kubijyanye n'amabanga y'urugo bitagenda neza, ntabwo ari perimana. Mugomba kwihangana mu bintu byose, mukihangana mu bintu byose, mukagira gukomera. None se iyo urwaje umuntu mu bitaro arwaye arembye, urarambirwa ukamwica? Reka mbabwize ukuri, hari abantu barwaza abantu babona ko byatinze, babona ko byarambiranye, ayo maraso muzayabazwa. Umuntu naho yarwara imyaka 10 umurwaje, amatungo agashira, imirima mukagurisha bigashira, umuntu mukabona ntakira, ntabwo mufite gahunda yo kwica uwo muntu kubera ko uburwayi bwe bumaze igihe. Ibyo bintu twebwe turabyemerewe ku matungo. Nk'abavuzi b'amatungo, hari igihe kigera itungo tukarikorera icyo bita etanazi, tukaritera imiti ituma rigenza gute ripfa. Ariko ntabwo ibyo nabyo bikorwa ku matungo yose. Ntabwo ari amatungo yose. Mwumve ko no ku matungo hari itegeko riyagenga. Ariko ndagira mbabwize ukuri ko iyi si tugezemwo, y'isi y'abantu batihangana, y'isi y'abantu batagikomeye, y'isi y'abantu batagitekereza, iyi si turimo ubu n'abantu basigaye babica kubera ko gukira kwabo kwagenje gute kwatinze. Ibyo ngibyo umuntu uzicwa, umuntu muzica, umuntu muzavutsa ubuzima kuko yatinze mu bitaro, amaraso ye muzagenza gute muzayabazwa. Umurwaze imirimo ishire, umurwaze inka zishire, umurwaze inzu muyigurishe, akire cyangwa apfe, kuko kubaho si permanent, ariko kwica umuntu bizagaruka ku munsi w'urubanza. Amatungo niyo tugeraho tukavuga duti iri tungo tugiye kurikorera etanazi, iri tungo tugiye kuryica, iri tungo tugiye kurikuraho. For example, nk'imbwa yarwaye ibisazi, tuzi neza ko ibisazi ari indwara twita cyangwa se ari indwara iterwa n'ibyitwa virus. Iyo ndwara ikaba ari indwara ya viral disease. Aho ngaho imbwa tugenza gute turayica. Amatungo yafashwe n'ibyo twita viral disease tugenza gute turayica, kuko twe tuzi neza ko there is no special treatment on cyangwa se kuri viral disease.
bantu b'Imana, reka mbabwize ukuri, mukwiye kwihangana, mukwiye kwiyakira, mukwiye kwemera ubu buzima, mukwiye kwemera iyi mibereho turiho, kuko ijambo ry'Uwiteka ryabitubwiye. Imana yabitubwiye mu itangiriro. Imana ikimara kurema umuntu yahise ibona ko umuntu atagenje ate, adashobotse. Mu itangiriro, mu ikubitiro, ku gice cyaho cya 6, Imana ni naho yavuze ngo nicujije icyatumye ndema iki, ndema umuntu, ngo kandi mwuka wanjye ntazahora aruhanya n'iki n'abantu, ngo kuko ari abantu b'iki, b'umubiri. Turi abanyerari bantu b'Imana, tugira irari ryaturenze. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ngo ni abantu b'umubiri, ni abantu bareba ibintu bifatika, ni abantu bakururwa n'ibintu bifatika by'ako kanya. Ariko ngo mwuka w'Imana na mwuka w'Imana kuri twe sipamanete. Ariko reka mbabwize ukuri, ikintu kiriho kizahoraho, ijuru rikavaho icyo kintu kikabaho, isi ikavaho ariko icyo kintu kikabaho, inyanja zikavaho ariko icyo kintu kikabaho. Ni ikintu cyitwa urukundo rw'Imana. Haleluya. Ngo iby'isi byose, inyanja zose, ibyatsi byo mu isi byose, ngo bishobora guhinduka ngo nk'uducuni cyangwa se nk'udukaramu, ngo abantu bakajya bandikaho iby'urukundo rw'Imana. Ngo ariko ndagira mbabwize ukuri ko nguko byagenda kose, ngo inyanja yaba wino bakayikoresha bafata twatsi bakozamwo, bandika bavuga iby'urukundo rw'Imana. Ngo ariko ngo nibagenza gute, ntabwo barangiza kutubwira, ntabwo barangiza kudusobanurira, ntabwo barangiza kwandika, ntabwo barangiza kuvuga iby'urukundo rw'Imana. Ngo inyanja yagenza gute, yakama, igakama batarabasha kurangiza kuvuga urukundo rw'Imana. Ngo twatsi natwo twahindutse uducuni cyangwa se twahindutse udukaramu tw'abanditsi, natwo twagenza gute, twarangira. Na babandi bandikaga bananirwa. Ariko ngo urukundo rw'Imana ntiruzagenza gute, ntiruzashira, ntiruzavaho. Ngo isi n'ijuru bizavaho, ariko ngo urukundo rw'Imana ruzahoraho iminsi yose. Nshuti muvandimwe, komera. Byashoboka ko ubuzima bwakuriye, byashoboka ko imibereho yakugoye, byashoboka ko hari igihe cyageze ukajya mu bintu bidakwiriye, ugakora ibidahesha Imana icyubahiro. Ariko ijambo riratubwiye ngo byose bizashira. Ubukene n'ubupfubyi bizashira, ibyaha, amatiku n'amacakubiri n'ubwicanyi twakoze bizashira. Ngo ariko ikintu kitazashira ni urukundo rw'Imana. Ndagira ngo nkurarike nkwinginga, ndagira ngo nkurarike ngira ngo nkwifurize kugaruka kuri Yesu Kristo. Nubwo wabaye mu busambanyi igihe kirekire, ariko ubusambanyi buzashira. Nubwo wabaye mu matiku n'ubugambanyi igihe kirekire, ibyo bizashira. Garuka imbere y'Imana, usabe imbabazi Imana, kuko kubw'urukundo rwayo Imana yiteguye kugenza gute, kukwakira. Kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo Imana yiteguye kugenza gute, kukubabarira. Kubw'urukundo rwayo n'ubuntu bwayo Imana yiteguye kwirengagiza amafuti yawe. Imana yiteguye kwirengagiza ibyaha byawe. Imana yiteguye kwirengagiza ubupfapfa bwawe. Imana yiteguye kwirengagiza bya bindi wabayemo bitari byiza. Uyu munsi wa none garuka imbere y'Imana, uvuga uti Imana narasambanye mbabarira. Uvuga uti Imana naragambanaga mbabarira. Uvuga uti Imana nari umurozi ndaje none mbabarira. Uvuga uti Imana nari umwambuzi none ndaje mbabarira. Muri aka kanya uze imbere y'Imana, muri aka kanya uze usaba Imana imbabazi. Muri aka kanya ugaruke wikubita imbere y'Imana, uyibwire uti wa Mana we nyeza mboneza. Uyibwire uti wa Mana we ongera untunganye. Uyibwire uti wa Mana we ongera ungarukeho. Uyibwire uti wa Mana we noneho mbonye ko nta gishoboka hatari wowe. Ugaruke imbere y'Imana. Ijambo ry'Uwiteka riratubwira ngo dore ngo Yesu Kristo ateze ibiganza arahamagara, agira ati yemwe abarushye n'abaremerewe, ati mwese nimuze aho ndi ngenzene mbaruhure. Muri aka kanya icyo nagusaba nanjye nisabira nuko waza imbere y'Imana,
nuko wakwicuza, nuko wakwihana, nuko wakwatura ibyaha byawe, nuko wakwikubita imbere y'Imana, ngo kuko ngo abihana ngo baba bahiriwe, ngo kandi abihannye bakaza imbere y'Imana, ngo imbere yayo bahinduka ibyaremwe bishya, ngo ibya kera ntabwo biba bikigenza gute, ntabwo biba bikibukwa. Icyo nakwifuriza nanjye nifuriza nuko waba mushya muri Yesu Kristo, nuko wasiga imibereho itari myiza, nuko wasiga amateka atari meza, nuko wasiga iminsi mibi itaragenze neza, nuko wasiga ibyo bibazo byawe ukaza imbere y'Imana ukayitakira ukayibwira. Icyo rero mwifurije muri aka kanya, reka ineza n'ubuntu bw'Imana, reka ineza n'urukundo rw'Imana bibe kuri wowe none n'iteka ryose ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.